ko Imana imukoreye igitangaza kivuga ngo yavuze ko urwisiyoni yuzura umwuka wera arangije ngo aranabahanurira. Yesu nabamugisha mwinshi cyane. umunsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidege, akujugunye mu kidege. Yesu nashimwe cyane. Ndabasuhuje abari hafi abari kure. Yesu nabamugisha mwinshi. Abakurikira M14 Imana yo mu ijuru nabamugisha mwinshi cyane. Ni mufollowinge, mukande subscribe, mukore like, mukore amashare kugira ngo ibiganiro tubagezeho bizajye bigera no ku bandi. Yesu nabamugisha mwinshi cyane. Amazina nitwa Ruhumuriza Herimani, ndi umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Turashimira Imana. Shimira Imana kongera kwibona ahangaha. Imana yo mu ijuru nishimwe. Haleluya. Shimira Imana itabura kwigenza. Shimira Imana ica inzira ahantu zitari zarangiza zikaboneka. Imana yo mu ijuru nishimwe cyane. Shimira Imana yongeye guca inzira nkongera kugaragara ahangaha. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Mbaza ni ijambo ry'ubuhanuzi uyu munsi. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Nkwifurije kugira ngo ubwakire, kandi ubwakira wakiremo intsinzi, wakiremo kunesha, wakiremo impinduka. Imana yo mu ijuru tugereza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Tugiye gusoma amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka igice cya mbere. Turasoma n'umurongo waho wa 57. Niturangiza tugeze hasi kuri 66. Niturangiza tuganire kwa ayo magambo. Niturangiza dusenge. Mana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo nuko iminsi yo kubyara kwa Elizabeti irasohora, abyara umuhungu. Abaturanyi be na bene wabo bumva yuko umwami Imana yamugiriye imbabazi nyinshi, bishimana nawe. Nuko ku munsi wa 8 bajya gukeba umwana, bashaka kumwita izina rya se Zakariya. Nyina arabasubiza ati oya, ahubwo yitwe Yohana. Baramubwira bati ko ari ntawe mu muryango wacu witwa iryo zina. Bacira se amarenga kugira ngo bamubaze uko ashaka kumwita. Atumira icyo kwandikaho, arandika ati izina rye ni Yohana. Bose baratangara. Muri ako kanya akanwa ke karazibuka n'ururimi rwe ruragobotoka, aravuga ashima Imana. Abaturanyi bose baterwa n'ubwoba n'ibyo byose byamamara mu misozi y'i Yudaya yose. Ababyumvise bose babishyira mu mitima yabo bati mbese uyu mwana azaba iki? Nuko ukuboko k'umwami Imana gukomeza kubana nawe. 67 aravuze ngo se Zakariya yuzuzwa umwuka wera, arahanura ati umwami ahimbazwe, Imana y'Abisirayeli, kuko igendereye abantu bayo ikabacungura. Amen. Mana ndagushimiye, ngushimiye kuri Imana ishobora byose, ngushimiye kuri Imana itabura kwigenza. Haleluya. Ndi imbere yawe nyakubahwa wera, nyemerera amasaha nk'aya ngaya urukire kubana natwe mu ijambo ryawe. Haleluya. Mana nziza kandi Mana ikomeye, nyemerera Uwiteka Nyiringabo Imana, umuntu wese uzakurikira kino kiganiro, Uwiteka Nyiringabo wera azakiriremo imbaraga, azakiriremo impinduka, azakiriremo ubundi butabazi. Mana habwa icyubahiro. Ndi imbere yawe nyakubahwa Imana, ndasenya imigambi y'abadayimoni, ndasenya gukora kose kwa Satani. Ndahamagara ubwami bw'Imana kugira ngo buganze, kandi uwera wese izina ryawe niryamamare. Urakoze cyane Yesu, urakoze kuba korukiye kwesha icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe cyane. Aka kanya mbazaniye ijambo rivuga ngo Imana igukoreye igitangaza
kizatuma uvuga. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Imana izagukorera igitangaza kizatuma uvuga mwene data. Imana izagukorera igitangaza kizatuma uva mu cyiciro cyo guca amarenga, igukorera igitangaza kizatuma uvuga. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ni igice cya mbere umurongo wa 57. Ariko iyo uhereye hejuru usanga ni inkuru ndende. Uyu mugabo bita Zakariya n'uyu mugore bita Elizabeth ni abantu ngo bari bageze mu zabukuru. Zakariya ngo avuka mu muryango Abiya, Elizabeth nawe akavuka mu wundi muryango wubaha Imana. Imana yo mu ijuru tugireze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Bibiliya ivuga ngo kiravuga ngo bano bantu bari abakiranutsi b'Imana. Aba bantu bari abakiranutsi b'Imana, ariko ngo bageze ubwo bagera mu zabukuru batari babona umwana. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ibintu ngo byatumye baceceka kugeza ku rwego babonaga yuko bitagishobotse, kugeza ku rwego babonaga yuko bitagikunze. Reka nkubwire, naho hari byatumye uceceka biri mu gutuma ubona bitagikunze, ariko reka nkubwire, uyu munsi Imana igukora igitangaza gituma uri buza gutobora uvuge. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya mbere cya Samweli, uhasanga inkuru z'umudamu bita Hana n'umugabo bita Elukana. Abantu nabo ngo barabanye babaho ngaho. Umugore bita Hana arangije ngo abura umwana. Amaze kubura umwana, Elukana ngo arangije ashaka undi mugore. Amaze gushaka undi mugore ngo ashaka uwo bita Penina ngo si ukubyara, arabyara akabyara umwaka umwe, mu wa kabiri agasubizayo. Mbese ngo agira abana kugeza ku rwego yasigaye asuzugura mukeba we Hana. Ariko Hana ngo akubaha Imana. Haleluya. Hana ngo akubaha Imana ku rwego rwo hejuru, kugeza ku rwego ngo yasenze Imana. Arangije arabibwira ngo Mana, umunsi wumvise no sengesho ryanjye, warangiza ukama umwana, uzama umwana wo Mungu ndangiza nzamuguture, narangiza hinduka ituro ryawe. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru iturengere cyane. Ndashaka kubabwira ngo Imana dusenga irumva. Haleluya. Imana dusenga irumva inshuti zanjye. Reka kubona ibigeragezo byakubanya byinshi ngo nurangiza wijujutira Imana, ngo wumve ko ngo Imana ngo nta kintu gishoboye, ngo wumve ko ngo Imana ngo nta kintu ngo nta kintu kibashe gukora. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana iracyakora. Umunsi umwe ngo barangije bagishiro, barangije ngo bajya gutanga, ngo bari bagiye gutanga, ngo bari bagiye gutura, ngo bajya mu gitaramo cyo kugira ngo batange ibitambo. Ngo barangije bari ishiro, umugoroba ugeze, ngo bajya kuryama. Penina na Elukana barangije ngo bajya kuryama, ariko ngo Hana we arangije avuga ngo ntabwo najya kuryama, icyo afite ntabwo kinyemerera kujya kuryama. Yari afite ikigeragezo cyo kutagira umwana. Ngo arangije avuga uko biri kose reka ajya mu rusengero, wabona Imana isanze mu rusengero. Imana yo mu ijuru tugireze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Wabona Imana iciye inzira mu rusengero. Imana yo mu ijuru tugireze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ndashaka kubabwira ngo uyu munsi wabona Imana iciye inzira. Amen. Wabona uyu munsi Imana iguciye inzira nshuti yanjye. Wabona uyu munsi Imana ikuremeye ishimwe. Tandoze lola benefo simemone. Wabona Imana ikuremeye ishimwe. Wabona Imana ikuremeye ishimwe ikaguha igituma uvuga. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo arangije ari mu rusengero, ngo yarageze ku rwego atakibasha gusenga atoboye ngo ijambo rye ryumvikane. Imana yo mu ijuru tugireze kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ngo arangije mu isengesho yasenze uwo munsi, ngo yasenze isengesho rya bucece, ngo asenga isengesho rya bucece, ariko atindana n'Imana. Ngo agitindanya n'Imana. Haleluya. Mbifurije kugira ngo mutindane n'Imana nshuti zanjye. Iyo utindanya n'Imana ntabwo igukurira mwaho. Iyo utindanya n'Imana, ndashaka kubwira ngo hari igiza yarangiza igakora ikintu gituma uvuga. Imana yo mu ijuru tugire neza. Ngo arangije atindana n'Imana ari mu rusengero. Uwo bita Eli, umutambyi bita Eli, ngo arangije ajya mu rusengero, agiye ngo asanga Yohana.
cyazana uyu munsi Imana ikagusanga mu bihe byiza, cyazana uyu munsi Imana ikagusanga mu bihe byiza by'amasengesho. Imana ntigusanga mu masengesho nshuti yanjye, ndashaka kubwira ngo izakora ikintu gituma uvuga. Imana yo mu ijuru ishimwe, haleluya. Imana yo mu ijuru ishimwe, izakora igituma uvuga. Amadeni yaragucecekesheje, intambara zo mu muryango zaragucecekesheje, kubura umwana byaragucecekesheje. Nshuti yanjye reka nkubwire, ibibazo byaragucecekesheje. Reka nkubwire nshuti yanjye, wahuye na byinshi biragucecekesha, urugo washatsemo rwaragucecekesheje, abana wibyariye baragucecekesheje. Reka nkubwire, tindana n'Imana. Nutindana n'Imana, reka nkubwire, Imana izagukora igitangaza gituma uvuga. Haleluya. Imana izagukotaya binifo, Imana izagukora igitangaza gituma uvuga. Imana ishimwe. Hana ngo arangije agitinza mu rusengero, uwo bitari ngo arangije abaraje, arangije ngo aramubwira ngo kuki usinda warangiza ukaza mu nzu y'Uwiteka. Hana ngo arangije afatwa n'umubabaro, ngo amubwira n'ikiniga, ngo arangije amubwira ngo umva nkubwire mukozi w'Imana, ntabwo umukobwa ari umukobwa w'ikigoryi, ahubwo mfite ibibazo bitumye ubu ngubu amagambo yarashize ivuga, nawe ufite impamvu zituma amagambo yarashize ivuga. Umva nkubwire, urugo washatsemo rwatumye amagambo ashira ivuga. Etobe force men nenepa. Ndashaka kuguhanurira ndashaka kuguhanura uyu munsi, nkubwira ngo babugufi bw'Imana usenge, amasengesho azatuma utobora uvuga. Imana yo mu ijuru ishimwe, amasengesho azakora igitangaza gituma utobora uvuge. Imana yo mu ijuru tugira neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Umva nkubwire, ibibazo byatumye uceceka, ariko ndashaka kubwira ngo mu ijuru hari Imana. Mu ijuru hari Imana ifite ubutabazi bwawe, mu ijuru hari Imana ifite uburengezi bwawe. Imana ishimwe. Hana ngo arangije abwira Eli, amutondorera byose, amubwira ibibazo yagiye ahurira nabyo mu rushako. Arangije ngo amubwira n'umuhigo yahize imbere y'Uwiteka. Eli ngo arangije aramubwira ngo umva nkubwire mukobwa, genda ujya mu rugo wawe, nurangiza Imana iguha iby'umutima wifuza. Uyu munsi Imana niguha iby'umutima wifuza. Imana yo mu ijuru tugira neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ngo uwo munsi ava mu nzu y'Uwiteka ajyanye ibindi byiringiro. Uwo munsi ngo ava mu nzu y'Uwiteka akuye ijambo. Reka mbabwire nshuti zanjye, nimutindane n'Imana, utindana n'Imana ikavugana nawe. Ndashaka kubwira aho urarurira, ndashaka kubwira ngo atindana n'Imana. Nutindana n'Imana beni endosa hi. Ndashaka kubwira ngo nutindana n'Imana izaguhanagura amarira. Utindana n'Imana, Imana yarangiza ikagukorera igituma uvuga. Utindana n'Imana, watindana n'Imana ikagukorera igitangaza kizatuma abantu bavuga ngo uriya muntu yabanye n'Imana. Imana yo mu ijuru tugereza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Ikintu kibabaje cyane uko abantu baza gutindana n'Imana. Iyo utindanye n'Imana, Imana iguha amashimwe. Uwo munsi ngo avugana n'Imana iciye muri Eli. Arangije ngo uwo munsi aragenda aryamana n'umugabo we, arangije ngo amutwike inda. Umunsi amutwike inda, haleluya, munsi amutwike inda. Nibwo Imana yatangiye kugenda, nibwo Imana yatangiye kugenda ituma hanavuga. Imana ishimwe. Intekereza ko imaze kugira kumwe cyangwa abiri, akimara kumenya yuko atwika, ingendo zarahindutse. Imana yo mu ijuru tugira neza, kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. Imvugo zirahinduka. Imana ishimwe. Reka nkubwire, ufite ibituma utavuga, uyu munsi Imana iguhe igituma uvuga. Tokezo bin endo kizemo. Ufite halelebi fosima, ufite igituma utavuga, uyu munsi Imana iguhe igituma uvuga. Hari umunsi akimara kubyara Samweli, yaravuze ngo wa wundi niyitonde, wa wundi ubyaye benshi narayitonze, kubera yuko wabonetse igitangaza kiruta benshi. Icyo Imana ikora haleluya, icyo Imana ikora kiruta ibyo abantu batekereza. Icyo Imana ikora hariraba kitasabu, icyo Imana ikora kiri hejuru y'ibyo abantu batekereza. Kugira ngo twisengere Imana,
uyu mugabo mu muryango Abiya bita Zakariya ngo yari ingumba, umugore nawe ngo yari ingumba, mbese ngo bari bageze mu zabukuru nta mwana. ngo umunsi uragera igihe cyo kujya gutamba cye ubufindo ngo buramufata, arangije ngo ajya mu rusengero. Haleluya! ngo ajya mu rusengero, ageze mu rusengero agitamba. Haleluya! ngo agitamba, Imana imenya ikintu nyamukuru akeneye. Reka nkubwire nshuti yanjye, Imana izi ikintu nyamukuru ukeneye. Depini etanotahi, Imana izi ikintu nyamukuru ukeneye. Reka nkubwire, Imana irabizi yuko ukeneye, irabizi yuko urugo rwawe ukeneye yuko rumera neza. Imana irabizi neza yuko abana bawe ukeneye yuko biga barangiza bakarangiza amashuri. Imana irabizi neza yuko ukeneye gushaka. Imana izi icyo ukeneye. Etosika, Imana izi icyo ukeneye. Reka kwicisha hirya no hino, jya mu nzu y'Imana, utindane n'Imana. Nutindana n'Imana uzakira ubutumwa buturutse ku Mana. Iyo utindanye n'Imana wakira ubutumwa buturutse ku Mana. Iyo utindanye n'abantu amatiku niyo wakira. Imana itugire neza kandi Imana iturengere cyane. Eto benefosime mone gosaye elobeni ando kizemo. Iyo utindanye n'abantu, abantu bagusiga umwuka w'ubumuntu, abantu bagira umwuka w'ubumuntu. Ariko utindanye n'Imana, umva, Imana igutumaho marayika ngo agitinze mu rusengero, ngo agitamba, ngo agiye kubona ngo ni iburyo bw'igicaniro, ngo hagaze marayika. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! ngo abona hagaze marayika ngo yaraje ako kanya, ikintu cyari kimuzanye ngo ni ubutumwa yaramuzaniye. Iyo utindanye n'Imana, Imana ikoherereza ubutumwa. Tokezo benefosimen. Iyo utindanye n'Imana, Imana ikoherereza ubutumwa. Iyo utindanye n'Imana, Imana iguha amagambo y'ihumure. Iyo utindanye n'Imana, Imana igushandokiza, Imana ikubinifo. Imana ikora ikintu kizatuma uvuga. Iyo utindanye n'Imana, Imana ikora ikintu kizatuma uvuga. Nshuti yanjye, hari abantu mufite amashimwe mwatindanye n'Imana, Imana ituma muvuga. Mureke mbabwire nshuti yanjye, mu nshuti zanjye, ndashaka kubabwira ngo iyo utindanye n'Imana, Imana ikuremera ikizatuma uvuga. ngo arangije marayika wari uturutse mu ijuru utumwa n'Imana bita Gaburiyeli, arangije ngo aramubwira ngo Zakariya ngo ikintu cya mbere ngo yagize ubwoba. Agira ubwoba kuba abonye umuntu umutunguye atazi ahantu avuye. Imana ishimwe, iyo wakiriye intumwa y'Imana, reka nkubwire, iyo wakiriye ubutumwa buturutse ku Mana, ukakira intumwa Imana yohereje, ndashaka kubwira ngo wakiriye umuntu udasanzwe, uba wakiriye ibidasanzwe. uwo munsi Zakariya ngo yakira ubuhanuzi budasanzwe. Imana ishimwe, yakira ubuhanuzi butuma agobota kuri imirongo yarangiza akavuga. Yatinze mu rusengero ngo arangije marayika aramubwira ngo nje nona, ikintu kinzanye no kubwira ubutumwa Imana impaye kugira ngo nkuzanire. Zakariya ati ngaho bumbwire. Arangije ngo aramubwira ngo uva ukuntu yeri intumye, irambwiye ngo shika ya bini endo kizemo, irambwiye ngo none ahangaha iguhaye umwana w'umuhungu. Imana ishimwe, Zakariya ngo arangije ahita agira ikikango, agira ubwoba kubera yuko ibyiringiro byari byararangiye. Watakaje ibyiringiro. Ndashaka kubwira ngo humura, Imana iracyafite icyo kukubwira. Imana iracyagufitiye ubutumwa nubwo watakaje ibyiringiro. Imana yo mu ijuru tugira neza kandi Imana yo mu ijuru turengere cyane. ngo arangije agira ikikango, arangije kandi ngo ahita amuha itegeko, aramubwira ngo Imana iravuze ngo uzamwite Yohana. Imana ishimwe, arangije ngo atindana na marayika baterana amagambo kugeza ku rwego yamubwiye ngo jyewe ndashaje, umugore wanjye ni umukecuru, ariko ndashaka kuvuga ngo nta muntu wangana n'Imana. Imana izanye ubutumwa nta muntu yahagarika. Iyo Imana yaje iba yaje. Haleluya! Iyo Imana yaje iba yaje. Iyo Imana yabuzanye iba yabuzanye. Ipfa kuba ariyo. Iyo wavuganye n'Imana ukaba utaravuganye n'abantu, reka nkubwire, iby'Imana birakora. Imana ishimwe.
shakubwira ngo humura, Imana izanye tokezo binifo, Imana izanye ikizatuma uvuga. Umaze iminsi waracecetse, umaze iminsi abadayimoni baragufasha ku munwa. Umva nkubwire, uyu munsi ndashaka kuganura mu ijambo rivuga ngo akira igituma uvuga. Tozelora binivosaye, akira igituma uvuga, akira igitangaza gituma uvuga. Umva reka nkubwire, witegereza ukabona ibyaha birarangiye, akira igitangaza gituma uvuga. Ngo arangize amareka avuga ngo noneho kubera yuko mburanyije cyane, ibintu bizabaho ariko bucecetse kugira ngo bugabanyije amagambo, kuko amagambo nari mbonye yakurenze bucecetse. Mareka ngo arangije avuga ngo none uragobwa kugeza igihe icyo gitangaza kizaba kibonekeye. Guhera uwo mwanya ngo arangije aragobwa. Birivuga ngo kiravuga ngo abantu batangazwa n'uburyo atinze mu rusengero. Tindana n'Imana sha, tindana n'Imana, nutindana n'Imana, Imana ntabwo izagukurira mwaho. Mana ishimwe, nutindana n'Imana ntabwo Imana izagusezerera amaramasa. Ngo abantu batangazwa nuko atinze mu rusengero. Ngo asohotse mu rusengero, ngo abaturanyi baraza, abavandimwe baraza, ngo ku munsi wo kujya gukeba umwana iminsi 8 ishize, ngo barangije baraza. Wari umunsi wo kwita izina. Twihuse cyane, ngo barangije babwira babaza Mariya, babaza Elizabeth, baramubaza ngo Elizabeth, uyu mwana kose atavuga. Haleluya! Uyu mwana kose atavuga, ko ari ukwiye kwita izina, uyu mwana agomba kwitwa nde? Marayika ngo akaba yaragendereye Elizabeth aramubwira ngo umwana muzabyara. Tokezo binifo, Imana ikugenderera uyu muntu. Ngo aramubwira ngo umwana uzabyara muzamwite Yohana. Arangije ngo arabwira ngo umwana yitwa Yohana. Abavandimwe b'umugabo baramubwira ati mu muryango nta Yohana tugira, ahubwo turi buza kumwita Zakariya, turi buza kumuha izina rya se. Imana yamwijije tugire neza. Umugore ngo arangije abakanabwira ati oya, ntabwo bamwita iryo zina, Imana igukuraho karande. Reka nkubwire inshuti yanjye, Imana igukuraho amazina ya karande. Umaze kiza loras, umaze iminsi uhanganye n'umwuka wa karande. Ngo Elizabeth bashaka kumusubiza muri karande. Arangije arabwira ngo hoya, Imana yavuganye nanjye, Imana nivugana nawe. Arabwira ngo Imana yavuganye nanjye, Imana yavuganye nanjye kandi niyo kwiza. Arangije arabwira ngo nta mazina muri karande nkeneye. Ngo barangije baramubwira ati noneho rero ntabwo akwiye kwita izina. Niba hamagara muzehe Zakariya, narangiza aza mwita izina. Zakariya ngo arangije ahageze aravuga ngo arabwira ati nimuzane icyo nandikaho. Ndashaka kubabwira imbaraga z'umwuka wera. Haleluya! Imbaraga z'umwuka wera zirakora. Zakariya yaratari yuzuye umwuka wera n'umunsi n'umwe, ariko ngo umunsi abana umwana, umunsi Imana imukorera igitangaza ngo yuzuye umwuka wera. Imana igukorera igitangaza gituma wuzura umwuka wera. Mana ishimwe. Ngo arangije bamuhereza igitabo, bahita bamuhereza n'ikaramu. Arangije ngo arandika ngo yo ngo ahita akomerezaho. Ntabwo byagarukiye ngo Yesu akomerezaho, ahita avuga ku rw'Isiyoni. Akimara kuruvuga ngo abwira abantu bari baravuga ngo nimwumve uko Imana ivugana namwe. Ngo kubera ko Yesu hano aravuga ngo nimwumve uko Imana ivugana namwe, igitangaza cyagomba gutuma avuga cyari kibonetse. Imana iguha igitangaza gituma uvuga. Ngo arangije arabahanura yuzura umwuka wera. Ntabwo ari yarigeze yuzura umwuka wera, ariko ngo uyu munsi kubera ko Imana imukora igitangaza kivuga, ngo yavuze ko rw'Isiyoni yuzura umwuka wera. Arangije ngo aranabahanurira. Yesu nabamugisha mwinshi cyane, Yesu nabishimire cyane. Mugire amahoro y'Imana. Wa wifuza ko tugusengera ku kintu cyatumye uceceka, izere, erekeza umutima kuri icyo kintu, niturangiza dusenge. Mana za kandi Mana ikomeye cyane, sengeye mwene data mushiki wacu uzakurikirana kino kiganiro. Nyemerera Uwiteka Nyir'ingabo uzamukorera igitangaza, uzamurengere, uzamugirire neza.
Uwiteka we tokezo bini efosimemoni. Aba bantu Uwiteka Nyiringayimana babona bitagikunze, abantu etandotsa hiyasi, aba bantu bari mu kubona ibintu byaranze, abarangiza bagaceceka. Uyu munsi nubakora gituma avuga. Uyu muntu warusenya urugo rwe nunyemera ko igitangaza gikomeye. Uyu muntu wari wikoreye amaboko avuga ngo ko mombye ndajya he. Uyu muntu wari ugiye gusohoka igihugu bitewe n'amadeni. Uyu muntu wari ugiye gusohoka igihugu bitewe n'igihombo, nyemerera umutabarira muri kino kiganiro nurangiza umuhindura amateka. Urakoze cyane Yesu, kora igituma abantu bavuga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Manishimwe.